Ubuzima bwacu bushingiye ku mazi tunywa. Kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza bushingira ku mikoreshereze y'amazi tunywa. Ubushakashatsi bavuga ko nubwo dukwiye kunywa amazi kenshi, ariko hari igihe batubuza kuyanywa kabone nubwo bafite inyota yenda kukwica. Niyo mpamvu nyamukuru nagutegura iki kiganiro ku birebana n'igihe tugomba kunywa amazi ndetse n'igihe batubuza kuyanywa. Uhise wibaza ngo ni ryari ngomba kunywa amazi cyangwa ni ryari ntagomba kuyanywa? Ikibazo cyiza cyane. Kunywa amazi mbere yo gutangira kurya cyangwa se kunywa amazi uri kurya cyangwa se kunywa amazi urangije kurya birabujijwe kuko si byiza. Nk'uko ikinyamakuru The Ghanaian News kibivuga, ubushakashatsi bwerekana ko kunywa amazi ugiye kurya cyangwa se urangije kurya bigabanya aside yo mu gifu. Ibi bikaba byatera ibibazo mu igogora kubera ko aside ishinzwe gucagagura ibyo twariye iba yamaze gucika intege. Ibi bigira ingaruka ku bantu bamwe na bamwe bitewe n'uko imibiri yabo iteye. Zimwe mu ngaruka zagaragaye harimo kubyimba inda, kumva uhaze cyane bikaba byakubangamira mu mara. Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda kunywa amazi byibura mbere y'iminota 30 na nyuma y'iminota 30 urangije kurya. Si ibyo gusa kandi, kunywa amazi uri gukora imirimo igoranye cyangwa se uri gukora siporo zikomeye birabujijwe kuko nabyo si byiza. Uti gute rero? Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo uri gukora imirimo cyangwa se imyitozo ikomeye ukanywa amazi bishobora gutuma ubabara mu nda ndetse ukanananirwa vuba. Ubushakashatsi kandi buvuga ko iyo uri gukoresha umubiri ibintu bisaba ingufu nyinshi, umubiri wohereza amaraso mu mitsi kugira ngo ukomeze kugira imbaraga. Iyo unyweye amazi menshi rero bishobora kugabanya ingufu z'umubiri. Icyo usabwa rero ni ugufata amazi make aringaniye mbere yo gutangira gukora siporo cyangwa se gutangira gukora ya mirimo yawe ndetse na nyuma y'uko urangije ya mirimo yawe. Ikindi kandi, kunywa amazi nijoro ugiye kuryama nabyo si byiza. Kunywa amazi menshi nijoro ugiye kuryama hari abantu benshi babikunda, ariko mu by'ukuri si byiza kuko bigira ingaruka cyane cyane iyo uryamye. Ibi byagiye bigarukwaho n'abashakashatsi benshi, bamwe na bamwe ntibabigireho igitekerezo kimwe ugasanga bafiteho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ariko kunywa amazi ugiye kuryama si byiza kubera ko bishobora gutuma ugira ibibazo bimwe na bimwe igihe uryamye. Hari abantu bamwe na bamwe bitera kuba babyuka bya hato na hato bagiye mu bwiherero cyangwa se ntibagendekerwe neza mu nda igihe baryamye. Niyo mpamvu rero usabwa kunywa amazi byibura mbere y'amasaha 2 kugira ngo uryame. Kunywa amazi ni ingirakamaro ku buzima bwacu mu gihe byakozwe mu gihe gikwiye, kandi kunywa amazi mu buryo budakwiye bishobora kugutera ingaruka nka zimwe twavuze haruguru. Niyo mpamvu rero ugomba kubyitondera ukayanywa mu gihe gikwiye kuko 75% by'ubuzima bwacu bigizwe n'amazi tunywa. Wakoze cyane kuba wakurikirana ikiganiro cyacu. Muri video izakurikiraho tuzababwira ku kamaro ko kurya igi rimwe buri munsi. Niba wakunze ikiganiro cyacu, kora like, comment and share ndetse ukore na subscribe kugira ngo ibindi biganiro bitazagucika. Wakoze, urakagira Imana. Njye mwabanye muri iki kiganiro ni Jenny Wise kuri Idea TV. Kora subscribe tubane buri munsi.